ni umuturage nkatwe twese, ni umukristo muri ADEPR nkatwe twese, si umuyobozi byibuze, bamubwira bagamije icyo abo bagabo, bamubwira gute, bamubwira nkande. Hanyuma umugabo wari umaze imyaka myinshi ari pastori, kuko barahari, ndamazi aho abagore bagiye baba pastori, abagabo baravuyeho, ndabazi rwose barahari. Hari naho nzi umugore ari pastori, umugabo ari mwarimu, urumva ko inshingano si zimwe, ndabazi. Ahubwo abo bagabo bacu, bagenzi bacu bafite amatiku, izo ngo icyambere, abagabo bafite amatiku, bafite amatiku, none se bakomeze bapfire muri Nyagasani. niko sha nabaye pastor imyaka 30, nkora uwo murimo, ariko batagira ngo ni wowe uri kwivuga. Ni urugero nyine. None umugore wanjye wabaye pastor amezi 3, urugo rwasenyutse. Datashoboza nami nkomeza, Yesu ndinda uhindurwa n'ibihe. Turabasuguje mwese aho muherereye, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Kirero akaba ari cya kiganiro cyitwa Agatonyanga mu nyanja, twifuje n'umundi kugira ngo tubagezeho muri aka kanya. Nge rero uri nyuma ya kamera nitwe Emmanuel Nshimiyimana, kuri screen zanyu mukabona umugabo w'umuvugabutumwa ukomeye cyane witwa Kwizera Valens. Akaba rero kandi yarise akandi kazina kavuga ngo nubwo intare zitonoma, ubwo ni ibibazo yavugaga ngo ariko ngo ziraziritse, ngo ibyo bibazo nta kintu ngo byabatwara. Okay, nubwo rero ndimo ndabivuga nkabona ariko we atariko ari kubyemera, simbizi, ariko mu by'ukuri ngo nubwo intare zitonoma ariko ziraziritse. Anga rero nkaba nshaka kugira ngo uno mugabo mbanze muhe ikaze mbere yuko tuganira. Ndakwakira hano muri studio, gubwa neza cyane. Urakoze cyane muvandimwe, nanjye ndakuramukije, ndanasuje byose hamwe n'abadukurikira bose, mwese Imana bamugisha. Ariko ntago ndumuvuga ubutumwa ukomeye nkuko yavuze, hakomeye Imana gusa. Giye ndi muvuga ubutumwa mugenzi wanyu, umuntu nkamwe usonza, uhaga, urwara, wishima, ubabara, nta gukomera kundi, ariko hanyuma ziba zitontoma ariko ziraziritse. Yego, ariko Imana kubera ko ikomeye nubikoresha imwa gukomera. Kereka ari ibivuze iti uyu muntu arakomeye hose, ariko wari wo bivuze. None ntabyo yari yakubwira, imbwira ngo urakomeye. Ubwo yavuga ko imeze ite, nimbwira ko nkomeye yizasigara ivuga ko imeze ite. Oya, cyo gihe ntabwo igikibaro cyayo cyose. Nkomeye mu biki? Mu biro. Nkomeye mu gakiza kayo, si wowe urivuga ngo urakomeye mu gakiza. Mva rero umwana impuguro za Paulo ahubwo Timoteyo yavuze ko umuntu ubwe iyo ushaka gushyirwa hejuru ahubwo wicisha bugufi. Bishaka ko ushyirwa imbere mu bukwe ngo wicaye inyuma, aho kugira ngo bakubwire ngo imukira uriya muntu nyakubahuje wari wicaye imbere, ahubwo wakwicarira inyuma akazabwira ngo ngwino hano imbere. Uri gushaka kunshyira imbere rero igihe kitaragera, ariko dukomeze. Ibyo ni nabyo byabaye kuri wa muririmbyi ngo wagize gutya ajya kwicara mu ntebe z'abayobozi imbere ku 30 ya mbere, barazana bamubwira ati haguruka ngaha wowe, baratubwiye ko uyu mwanya atari uwawe. Nawe kubera amafaranga afite n'ubutunzi aravuga ati wakane w'akadiyakoni, ni gute ushaka kunsuzugura? Birangira rero ngo rwambikanye. Umvizo ntonganya rero umuntu urushyi mu buryo bukomeye. Ibyo byarabaye cyangwa nta kantu ucisha mu byarabaye mu idini ariya mu Gakinjiro. Okay, ariko ibyo bintu urabizi koko byarabaye. Ndabizi cyane, nabikozeho n'inkuru n'amafoto byose narabifite n'amavideo. Abatari inkuru nzi byiza cyane, ariko reka ibyo ngibyo tubiveho, twigire mu Gatonyanga mu nyanja. Gusa ndakwifuriza nyine kuba umuntu ukomeye cyane. Urakoze cyane, ukomezwa Imana nkomezwe na Kristo. Okay, na nkomeza ndakomera. Byiza cyane. Rero nubwo mbona turi mu gihe cy'imvura muri iyi minsi n'imbeho nyinshi, gukora ibiganiro biragenda nabwo ubwabyo bisa nkaho bitugora, kubera ko buriya yuko ikiganiro atari umucyo neza, nabwo ubwabyo ntabwo kiba kigaragara neza cyane. Akaniyo mpamvu mubona rero umuntu witwa Ziraziritse yagize gutya akiyambika ikintu cyitwa amakote. Iyo hari imbeho kamo no gusaza, kamo n'utundi tuntu no kurwara no duki twose nta kibazo. Ariko ikote ryanjye ariko ni naryiza nubwo utari kubivuga. Okay, ni ryiza cyane, ryanditseho rwose ngo ni Robins. Abona ari ikote ryiza. Yes. Ariko nubwo ari ryiza rero nifuza ko waba mwiza kurusha iryo kote. Wingeranya n'ikote, wingeranya n'umwenda. Tugiye kuganira. Genda ba mwiza nk'umukozi w'Imana, nk'umuntu ukorera Imana. Okay, byiza cyane. Nahoze rero ndimo kumva umukozi w'Imana witwa Zigirinshuti Michel. Akaba rero ari umuntu wakomeje kurwanya cyangwa se ari umuntu wakomeje gutanga ibitekerezo
reka no kubyita kurwanya ibyo bitekerezo ahubwo byite gutanga ibitekerezo avuga ati rwose Bibiliya uburyo ivuga ko abagore badakwiye kuba abakuru b'amatorero, none mwebwe mugize gutya muraje murabivuguruje, ati nta kundi nabigenza, narabibabwiye mwanga kubyumva. Bamwe bakavuga bati Bibiliya rero ibyo yavuze ko abagore badakwiye kuba abakuru b'amatorero, ati twebwe ntabwo ari gutyo tubibona, ahubwo twebwe tubibona ukundi. ADEPR iraje ishyizeho rero abagore babaraje babaye abayobozi b'amatorero, baranabasengeye uyu munsi nibo babwira bati muhaguruke mugahaguruka, mwicare mukicara, bafata Bibiliya ivuga ubutumwa mukabikora, murimbe mukaririmba n'izindi nshingano nyinshi zitandukanye cyane rwose. naho zero nimo kumwumva noneho yagarutse aravuga ati abagabo benshi barimo kunyandikira uburyo babayeho mu cyitwa akarengane mu ngo zabo. Hanyuma umunyamakuru akamubaza ati gute rero nyakubahwa Zigira Inshuti? Aravuga ati hari abagabo bamaze iminsi barimo kunyandikira bavuga ko abagore babo batakibabona, aho baherewe inshingano za gishumba, bati bafite imirimo myinshi mu madini bayoboye. Aravuga ati rero ntabwo tukibabona mu rugo, ntabwo barimo kuboneka. Yaba mu nshingano zo gufasha abagabo kurera abana ntabwo bari kuboneka, yaba mu nshingano zose zo tuzi umugore akwiye kuzuza mu rugo, baravuga bati ntabwo tubabona. Bagenda mu gitondo cya kare bagataha ijoro, babwo batashye ijoro bagataha bananiwe, mu gitondo bakongera bakazinduka bagenda. Hanyuma rero arimo kuvuga ati aho kugira ngo idini ribere igisubizo umuryango, ahubwo noneho idini ryabereye ikibazo umuryango, ariko nanone biturutse ku mugore. Bihita binyibutsa ku muntu umwe twaganiriye w'umushakashatsi, aravuga ngo burya iyo ushaka kugira ngo usenye urugo ubanza guca ku mugore. Iyo ushaka gusenya urugo ngo burya uciye ku mugore rwo rusenyuka byihuse kuruta uko waca ku mugabo. Bakaba niyo mpamvu Satani yaciye ku mugore ibona uburyo iza kugera ku mugabo, cyangwa ibona uburyo ikwiye gusenya Adamu na Eva. Ahangaha rero nyakubahwa ziraziritse, ubu ntabwo ubona ko idini ryanyu kugira ngo ryakoze amakosa akomeye cyane, akaba niyo mpamvu umuryango uri kugenda uhura n'ibibazo bitandukanye kubera ko ryafashe umugore riramutwara, hanyuma umugabo aramubura, cyangwa se mu rugo umugore arabura. Wowe rero ndagira ngo ugire icyo ntari nagira na byinshi mvugaho. Uwo uvuze bari kwandikira bamubwira ko babuza abagore, Zigira Inshuti ndamuzi cyane, yavuze ko ari kubabwira iki, ari kubafasha iki, ari kubasubiza iki? We rero yavuze ko ngo ariko bagira inama, akababwira ko nta kindi bakwiriye gukora, bakwiriye gusenga ndetse no kwihangana, ngo kubera yuko n'ubundi ibyo ngibyo bagiye kubikora, ariko n'ubundi we atabyemera. Bagomba gukora ibyo Michel yemera. Rero we rega asobanura neza Bibiliya ko Bibiliya itemerera ko abagore bakwiriye guhabwa. Reka twere kuzinda kugeza no kukiganiraho njye nawe, uretse ko nta nantu Bibiliya ivuga ngo ntibakaba pastori ibyandike gutyo, wenda we afite ahandi yasoma. Uyu munsi rero ko abagabo barimo kurira, reka tuganire kuri icyo ngicyo, gusenyuka, reka ngusubize kuri kubera ko abagore bari kubura mu ngo ngo buzinshingano. Mva rero Manuel, jewe nawe ntago dukora muri statistique, nje nawe na Michel Zigira Inshuti. Yego, cyakora bafite amahirwe kuko abo bagabo babimubwira, baramwandikira bakanamwamagara bakamugisha sawa. Ariko ubundi aho ngaho rero rega namvanga roka nanje cyeka Michel ubamwandikira se bafite iye ntego. Michel ni umuturage nkatwe twese, ni umukristo muri ADEPR nkatwe twese, si umuyobozi byibuze. Bamubwira bagamije icyo abo bagabo, bamubwira gute, bamubwira nkande niri baba baregera n'ushinzwe umutekano, bababwira umuyobozi w'isibo ko babuze abagore mu ngo, bababwira umuyobozi w'umudugudu, bababwira uw'akagari, bababwira nde, babamugisha inama ngo bigende bitarabagira inama ivuga ngo umuntu inararibonye. Icyo nereri ya mbere kandi nk'umupasiteri, none se ntabwo uzi ko iyo nereri ya mbere ntemera, umupasiteri nagomba gushakirwaho inama. Hanyuma se noneho ubwo ariko ni nk'abo baturanye babiri, ariko wenda no nabo u Rwanda bose baramubwira, bamwandikira wasi bose ni bamwe muri bo, ariko ntabwo yemera ko pasiteri agomba kugishwa inama. Bamubwira mugisha inama mbese muri make, ati umugore wanjye yabaye pastori, ese dukora none n'urwo rwego ese kuri kubona. Yego nyine, reka nje mu kibazo n'ibindi wowe wagiye mu murongo wawe ukatubwira wowe ko abagore ari wowe bayoboye uyu munsi, wowe ntabwo ubibona ko abagore kubera jewe ntabwo nyobowe n'abagore, nyobowe n'abayobozi b'abagore. Ariko niba hari ababona igitsina gusa ari jambo bareba jare ariyo barebamo, bafite akandi kaga. Yenyowe n'umuyobozi uwo ari we wese, bayobowe na ba mutima w'urugo, ariko uyu munsi babaye ba mutima w'amadini.
Chareka kaga kariko bariko bana. Tuelezane ukweri uguze ikintu nkuyemo. Izo ngo icyambere. Abagabo bafite amatiku. Bafite amatiku none se bakomeze bapfire muri Nyagasani. Niko sha nabaye pastor imyaka 30 nkora uwo murimo ariko batagira ngo ni wowe uri kwivuga. Ni urugero nyine. None umugore wanje wabaye pastor amezi 3 urugo rwasenyutse. Twashengwe niki? Twashengwe nuko umugore ariko ubura ngo yuze inshingano z'urugo. Izihe zirahari nyinshi. Inshingano z'umugore ni izihe mu rugo? Ni nyinshi zitandukanye. Umugabo atakora. None se umugabo zirahari. Egari mu rugo izo ngo ahubwo abagabo bihane basenge bareke amatiku bashyigikira abagore babo ku pastori. Ibyo bindi bari kuvuga nje kuri nje ndavuga nka kwizera abavandimwe na amatiku. Wowe hanyuma umugabo wari umaze imyaka myinshi ari pastori kuko barahari ndamazi aho umugore abagore bagiye baba pastori abagabo baravuyeho ndabazi rwose barahari. Hari naho nzi umugore ari pastori umugabo ari mwarimu urumva ko inshingano si zimwe ndabazi. Yego ahubwo abagabo bacu bagenzi bacu bafite amatiku ingo zasenyutse bafite amatiku se babuze abagore kandi batari kubona abagore babo mu ngo zabo batababona ariko Manuel warika ariko abagore bazinduka bagenda bajya. Reka twumvikane bagiye mu murimo y'Imana. Biro se abagore bajya mu biro sangaye icyambere uretse itonde ibikorwa n'imirimo na gahunda bihera ku wa mbere bikagera ku cyumweru. Uranyumvise aho hantu? Ndabyumva. Icyambere ibwiriza ryo muri ADPR hanyuma ku wa mbere abari konji bose. Hanyuma se abo bapasiteri urimo kuvuga no kuvuga ko bagira iminsi abo bagore bagira iminsi bajya kuyobora amadini ku wa mbere abari konji ku bakozi nkavuga muri ADPR kuko ari byo nzi. Abakozi ba ADPR ku wa mbere bose kuko ku cyumweru bavuye ku nsengero ku wa mbere birirwa mu ngo. Bashobora kugenda utuntu babazwa n'abayobozi babo wenda ariko tworoshye bari mu ngo ukambwira abagabo aho barabonera abagore abo bababuze ariko bababuriye he n'amatiku n'abamekonta n'abakontiresigise n'abadashaka ko abagore basengerwa n'abagiye kuzara ibyo bijye bitambara bikubitaho basengerwa kandi barasengewe n'abagiye kubintu bari kubirwanya nyine bagiye yes bari kurwanya abo basengewe bakaba babayoboye bari ngo bagaragaze ko ari ikibazo cyavutse ko mu Nyarwanda hafutsemo ikibazo k'abagabo bafite abagore ba pastor bababuze ariko n'amatiku ariko nubone nibyo ku wa mbere birirwa mu ngo abo bagabo bababuze ku wa kabiri kambwi iminsi yose reka mvuga ku rusengero nk'urwanjye base. None se iyo batashye niba babone reka nkubwire mu rusengero rwanjye no hari umugore wasengewe reka rwongero ntambone bande bataha abagabo baratashye bavuye hese bavuye mu kazi batashye bageze mu rugo babuze abagore bababuze se bagiye kuryama abagore batari bataha neza bamwe uretse ku wa mbere abagore bataha nijoro bo muri ADPR ku wa kabiri bagataha nijoro ku wa gatatu nyine shyira mu bwenge bwawe ndetse mukanguhe urere inju yizi rero nabwo njye kafate urugero ku rusengero rwanjye mbarirwamo gahunda ihaba y'ijoro kamvuge ku bagore bo mu rusengero rwanjye n'abandi iminsi barafatira aho ngaho umunsi utahwa nijoro ku rusengero rwanjye ni ku wa gatatu haba amateraniro agera 2:30 z'ijoro ku rusengero rwanjye nta mpamvu ihazana abagore ku wa mbere ku rusengero rwanjye ku wa kabiri abagore baba bari ndavuga rwanjye kwa n'urwanjye aho mbarirwa ku wa kabiri abagore bari gusenga basoza 10:00 ku wa gatatu niho hari gahunda gusa igera kandi mu nsengero zose mu Rwanda muri ADPR nuko zimeze ni iminsi inyurana gusa ku wa gatatu nibwo batasa 3 z'ijoro 2:30 ku wa kane nta gahunda ihaba ku wa gatanu gahunda amasinyisha za 10:00 ku wa gatandatu hashobora kuba ubukwe n'imibatizo n'ibiki 9:00 biba byasoje. Ese ubundi ibyo ngibyo bizute ndabizi ntabwo ndumukristo mu ADPR kandi wowe none se mwebwe abakristo bababwiriza gahunda nese si twebwe tuzishyiraho gahunda z'abagore none se iyo niba nta murimo w'itorero uhari ubu pastor arazaga kuri iki aza gukora iki aza kugira ati biro buri muyobozi wese atangariza abakristo ngo umunsi wanje wa biro n'uyu akenshi aba ari umwe mu kwezi cyangwa 2 uwiwacu umunsi wa biro ni ku wa gatatu umuyobozi wacu ku rusengero mu Rwanda hose haba hari umunsi wa biro ibyo bintu na amatiku ni satani urubwira guca mu bagabo kugira ngo irigwanye kuyobora ko abagore bagaragariza Rwanda ko byacitse hari abantu bafite statistique ubu dufite urugo twabona mu mudugudu
ruri kugaragaza ko umugore yabuze mu rugo, ubu twabona umugabo wahangayitse. Ariko ndumva batabarwanya, basigaye iminota 3 batiri ikahita mu muriro aho dusoze rero. Ariko ndumva ngewe tutavuga ko ari uburyo bwo kubarwanya, kubera ko binjiza amafaranga mu masanduku cyangwa se nujya mu mafaranga n'ibindi waba ugiye. Dore umwanzuro nkubwiye rero. Oya, impamvu mvuze icyo nuko abagabo babo biri kuvuga ngo no gushaka kubarwanya, ntabwo babarwanya kuko n'ubundi babajya gukora bakabahemba bakinjiza amafaranga mu ngo zabo. None ikibazo ni iki? Nose wowe wakirwanya amafaranga yinjira iwawe cyane, wayarwanya da? Ntago ari abagabo babarega, ni umwuka uri kuva kuri Satani uri gusirikira uciye muri abo bagabo. Ahubwo reka ngira inama abagabo tutire tunajya kure. Okay, byiza. Kangira inama umugabo wese ufite umugabo wowe ugasanga abagabo ari kwitatsa na amatiku no kwitatsa. Dore inama bagiriye, umugabo wese ufite umugore wawe pasori namushyigikire, namusengere, namube hafi, nibamenye gahunda yo mu rugo rwabo uko umugore aboneka n'amasabonekera n'imirimo ku rusengero, babigeho inama, amufashe, amushyigikire, areka yobore. N'umugabo wawe pasori igihe kinini kandi umugore aramugandukiye, nawe n'imirimo imwe nanayikura rega maye nahumure, ntacyo biri bwice, nta gihungabana. Abagabo nibareka amatiku, bashyigikira abagore b'abapasori bakora umurimo w'Imana neza, babasengere, babafashe, nta majoro bataha bibabeshyira, nta nubwo babuze mu ngo, nta n'umurimo wapfuye. Birinde Satani idahimba umwuka ikawucisha ku bagabo. Ubwo ngubwo se tuvuga ko babandi abagore baba ministre sibo bagira akazi kenshi n'imirimo myinshi. Abo ngabo bo tuvuga ko baramutse babayeho ko abagabo batarekanye kandi bagira n'imirimo myinshi. Abagore ba ministre n'abadepite kazi nabo mu nteko, ko abagabo batigeze barekarama ari bo bagira imirimo myinshi. Hashwe pasori gusa ku rusengero kabiri mu cyumweru, bikiza akayabo, ngira ngo niyo mpamvu. Ikibazo n'umushahara batazana, kibazo nuko bababuze. Bibasobanure neza. Okay, ubwo rero ukaba ubagira inama yo kureka nibabashyigikire, ahubwo babasengere, babe hafi abagore bazaba intwari nk'aba Debora dusoma muri Bibiliya, ba Yayeli, ba Esiteri, ba Mariya babyaye Yesu, ahubwo bazandikwe nabo. Niyo nama mbagiriye. Okay, byiza cyane. Rero zirazirisaka abasoje abagira inama ngo mureke amatiku mwabagabo mwe, ahubwo mushyigikira abagore banyu kugira ngo bakomeze binjije kashi, urugo rukomeze rugende. Bya kashi ntabyo navuze ko bashyigikira bagakora umurimo w'Imana. Reka rero dushimira abari badukurikira bose, bakomeze kugubwa neza, kandi nawe ngushimire. Imana igumugisha, urakoze cyane. Ukomeza kugubwa neza. Amen, amen. Ukazadusubiriza imiryango, nawe uzajya kubwiriza hose. Amen. Nzatanga izo mpashyi. Umugabo utemera Imana z'amadini, ufitanye litije na Bibiliya, akagira litije n'Imana, akagira litije n'itorero, ubundi we arabasuhuje. Sawa, urakoze cyane. Hasta la vista. Sawa sawa. Data nshoboza, mwami nkomeza, Yesu ndinda, uhindurwa n'ibihe.